Imana yampaye message ikomeye, yambwiye ngo abantu bongere bapfukame babe imbere y'Imana mbere yuko umwaka usoza, ngo Imana yambwiye ngo umwaka utaha ni umwaka wo kongera gutoranya, guhamagara. Umwaka wa 2022 ni umwaka Imana ishaka kongera guhamagara abantu bageze hejuru baribagirwa, ariko Imana ishaka kugira ngo twongere dusubire inyuma tugaruke ku itangiriro, wibuka wavuye ukagwa, wibuka imirimo y'Imana. Imana ishaka kugira ngo duhagarare mu buntu bwayo kandi duhagarare dufite imbabazi zayo. Umwaka utaha ngo ni umwaka wo guhemba no guhana, kandi umwaka utaha ni umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Nagize ibikomere muri itorero, nagize ibikomere muri korali, none bamwe twamaze kurekura intego yacu. Wahize umuhigo imbere y'Imana, uravuga ngo Mana nzagukora, none se warapfuye, Imana igutabare. Wagize ibikomere nibyo mu itorero, mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, ariko ikibabaje Imana yashaka kugira ngo tuzibe ibyuho. Dufite ibyo byinshi mu buzima bwacu, twagize icyo Satani abona aho yinjira mu matorero menshi, ibyara amabanga byagiye ku karubanda kubera ubuzima abantu barimo bwo kurangara no kudaha Imana icyubahiro. Imana ikura ijambo ikabodi mu buzima bwawe. Ntabwo tuzigera tugira amahoro mu mitima yacu igihe cyose tutahaye Imana icyubahiro. Tuzagira imodoka zo kuririramo, tuzagira amafaranga yo kuducira urubanza tukaya tudasinzire, buri munsi urota wapfuye, kabate napfuye abantu baranyanga, ugatangira kugenda ushyira abantu ku ruhande. Bitewe n'iki? Yesu ashimwe, ndabasuhuje, Imana ibaho umugisha. Nitwa Evangeliste Xavier Rutabagisha. Imana iguha umugisha wowe ufashe umwanya ufunguriye iyi video. Yesu akugirire neza. Reka dusenge hanyuma nsome ijambo ry'Imana tuganire. Mana ndagushimiye kuri mwiza, urakoze kuri imbaraga zacu, ukabagakiza kacu. Uyu mwanya uduhaye wo kugira ngo ijambo ryawe riduhembure, reka imitima yacu gutunganire, ubitegeke nk'Imana. Ngamanukira kweshereza icyubahiro muri twe, kandi ijambo ryawe Mwami uritume mu mitima y'abaryumva bose. Urakoze kuko ibirenze byo ngusaba, ni mu izina rikomeye rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Turihuta dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 4 umurongo wa 18. Turasoma tugeze hasi tuganire. Haravuze ngo amaze kuvuga iby'isanduku y'Imana, Eli ahanuka ku ntebe ye, agwa ingazi ku gikingi cy'irembo, akuba ijosi arapfa, kuko yari umusaza kandi yiremereye. Yari amaze imyaka 40 ari umucamanza w'Abisiraheli. Mukazana we Mukafinihasi yari atwite inda nkuru yenda kubyara, nuko yumvise izo nkuru yuko isanduku y'Imana yanyazwe kandi ko sebukwe n'umugabo we bapfuye, arapfukama arabyara kuko ibise byamutunguye. Nuko ari bugufi bwo gupfa, abagore bamuhagaze iruhande baramubwira bati, witinya ubyaye umuhungu. Ntiyabasubiza, ntiyabyitaho. Yita uwo mwana izina Ikabodi, ati icyubahiro gishize kuri Isiraheli. Abivugishwa nuko isanduku y'Imana yanyazwe kandi n'ibya sebukwe n'umugabo we. Aravuga ati icyubahiro gishize kuri Isiraheli kuko isanduku y'Imana inyazwe. Niwakire neza ijambo ry'Imana. Ngarutse hano ku Ihumure TV, Imana ikuntumyeho wowe mwene data nkurikiye. Imana irashaka kugira ngo tube mu buzima burimo icyubahiro cyayo, kandi icyubahiro cy'Imana ntabwo gipfa kuza gutyo. Imana igenderera abayishaka. Bibiliya ivuga ngo nimushakane umwete muzambona. Ntabwo bucya mu gitondo ngo ibyo umuntu atekereje bihite biba. Siko mu mwuka bigenda, siko mu isi y'agakiza siko bigenda. Ahubwo Imana iratumirwa mu buzima bwacu. Sinzi uburyo ubanye n'Imana muri iyi minsi, ariko wisuzume neza, kuko hano hari message ikomeye. Bibiliya ivuze ku musaza bita Eli. Eli yagiraga abahungu babiri bitwa Hofuni na Finehasi. Aba bana bakuriye mu ihema ry'ibonaniro. Bakuze ari abatambyi, bakuze ari abana bari mu buzima bugaragaza kubaha Imana. Barabikora igihe gito, ariko igihe kiragira baterwa n'ubwibone. Bakoze ibyaha bibiri byababaje Imana mu buryo budasanzwe. Icyambere ngo bajyaga bafata abakobwa, bajyaga bakora amasuku mu ihema ry'ibonaniro ngo bakabasambanya.
icyo cyaha cyababaje Imana cyane. Icya kabiri, ngo bajyaga bafata ibirushe cyangwa se ibiyiko byarura inyama, ngo bakagenda bakajya ku gicaniro, ngo bagafata inyama nziza bakazirya, Imana bakayitambira ibisigarizwa. Bibabaza Imana, kuko Uwiteka yaragiranye isezerano na Eli, aramusanga aramubwira ngo Eli we, bwira abana bawe batunganye ingeso zabo, kuko ibyo bakora bonona ingeso zabo. Garaguruka aragenda akajya bacyahana ubutesi. Buriya mu by'ukuri iyo dutwawe n'ibyo twagezeho n'uburyo twabanye n'Imana, hari igihe umuntu abana n'Imana igihe kirekire ngira ngo akagira ngo ahari Imana n'umuntu mugenzi we. Buriya Imana ifite icyubahiro kidakorwaho, ni inyembaraga zidasanzwe. Imana ni inyabushobozi bwinshi. Imana iragira ngo tube mu buzima burimo icyubahiro cyayo. Buriya impamvu ibyago bitera abandi twe bikadusiga si uko tuzi kubyirinda, ahubwo ni uko Imana iri mu ruhande rwacu. Ni iki cyatumye Abisiraheli ngo marayika urimbura agera ngo mu Banyegiputa akica abana b'imfura, ariko yagera mu Bisiraheli akatambuka? Wagize ngo ni ukwirinda? Wagize ngo ni uko marayika atarazi aho batuye? Oya, ahubwo ni uko bari bakoze iby'Imana yababwiye gukora. Iyo ukoze icyo Imana ishaka gukora, nicyo bita kubaha Imana, nicyo bita kuba mu buzima buri icyubahiro cy'Imana. Ntushobora na rimwe kumvirwa n'Imana cyangwa se kubana n'Imana neza witwara uko wishakiye. Biragusaba ikintu kimwe gikomeye: umvira Imana, niwiyobore, uyoborwe n'Imana. Imana igutegeke nawe uyumvire, yibwire ngo ndi ready, niteguye kukumvira, niteguye gutumwa nawe. Imana idutabare. Ibihe biraza, nta kindi kintu kigusha abantu nuko babona ibintu bisigaye bitangiye kugenda byoroshye. Nk'ibi bihe by'amasezerano, abantu benshi batabawe, abantu benshi Imana yambitse. Njya nibuka ibihe bya kera, abarokore benshi basengera ibiryo bagasengera n'imyenda. N'uyu munsi arabisengera kugira ngo si benshi nka kera. Abantu babayeho ubuzima, ushobora kujya mu butayu ugasanga 99% ibyo basengera biratangaje. Wagize se ngo nibyo Imana ivuga ngo nzabaha inzu, nzabaha imodoka, nzabaha ibi nibi. Imana ikababwira ibirenze iyerekwa ryabo. None se bari gusengera iyerekwa imodoka barabazi n'ibyari byo? Abarokore benshi uyu munsi bafite perime atari iyerekwa ryabo, atari hishurirwa, kuko Imana yabwiye ngo jya kwiga imodoka, jya kwigira perime. Imana niyibagejeje ku masezerano muri uyu munsi, Imana niyibagejeje ku butunzi muri uyu munsi. Harimo bamwe muri mwe mwubatse mutazi ko muzubaka, harimo bamwe muri mwebwe babyaye batazi ko muzabyara. Na mama wawe ukubyara na so bajyaga bavuga ngo uzapfa utabyara. Abo mu muryango uvukamo niyo wakwifurizaga ibibi. Imana yonyine niyo yahagurutse itegeka umugisha w'ubuzima bwawe. None wa mugisha urawubonye, aho kugira ngo ukubanishe n'Imana, uyu munsi Imana uyishyize ku ruhande. Ni wari uzi kuzagira urugo, Imana iguhaye umugore utatekerezaga, Imana iguhaye abana, none wifuje ibirenze by'Imana yaguhaye. Ibyo ni ugusuzugura Imana, ni ukuyishyira ku ruhande, ni ukuyimura. Uwiteka arakubwiye ngo garukira aho ngaho. Dukunda gutambuka imbere y'iyi kamera tuvuga Imana, abantu bakabyumva bakagira ngo turimo turakina, bamwe bakanabifata nk'ibintu bisanzwe. Kubera iki? Misi tugezemo nyine n'andi Bibiliya ivuga ko abantu bazabakunda ibibaryohera, bakumva iby'Imana. Message nk'iyi bakumva baguwe nabi, bakananga uyitanga, ariko ntibizakuraho ukuri kw'Imana. Ukuri kw'Imana ni gusa n'ukuri kw'abantu. Kereka umuntu uri mu mwuka niwe Imana iha amatwi yo kumva iby'Imana ivuga, ko bitandukanye n'ibyo atekereza. Bibiliya ivuga ko abahungu babiri, Hofuni na Finehasi, bakoze ibyaha kugeza ubwo Imana isanga Eli. Niyareneye kumanuka ngo ahite ibica, ngiramubwira ngo cyaha abahungu bawe bonona ingeso. Aho kugira ngo abacyaka bavuga ati bana banjye ibyo mukora Imana ntibishaka rwose, mugire gutya. Nyine nk'umuntu watetesheje abana be. Ibi bintu by'Imana nta butesi burimo, ibi bintu by'Imana nta kwigira abaje, ibi bintu by'Imana nta kuhaguruka ngo umuntu agende uko ashaka. Oya, ni ukuyoborwa n'umwuka w'Imana. Niko ijambo rivuga mu Baroma
ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Mbene iryo jambo riteho kashe ntiwarihindura ngo bishoboke. Yoborwa n'umwuka kugira ngo uhe Imana icyubahiro. Gendana n'Imana kugira ngo Imana ikwishimire. Hagarara mu mwanya Imana igushakamo kugira ngo Imana inezerwe. Kunda kunezeza Imana kuruta kwinezeza. Kunda kugendana n'Imana kuruta kugenda wenyine. Kunda kugendana n'Imana kuruta kugendana n'abantu. Kunda gushimwa n'Imana kuruta gushimwa n'abantu. Kunda komatana n'Imana kuruta komatana n'abantu. Kunda gufata Imana ukayikomeza. Imana igutabare. Warasirimutse, umuntu afashe ifoto yawe ya kera n'uyu munsi biratandukanye. Wowe uyu munsi n'uwa kera baratandukanye cyane. Ariko hari ikintu kitahindutse, isezerano Imana yaguhaye. Na rya jambo ntiryabyibushye, ntiryananutse, ahubwo riracyafite ubwiza bwaryo. Hagarara mu mwanya Imana igushakamo kandi uhagarare wewe mu izina rya Yesu Kristo. Uracyashimwa n'Imana kuko Imana yaguye ngo tube mu buzima burimo icyubahiro cyayo. Hari ibintu dukora gake gake tugahenengera kugeza ku rwego Imana izafata icyemezo gikomeye. Imana idutabare. Yesu akugirire neza. Mwagize ngo Isodomu n'Igomora bwarakeye bakora icyaha kimwe Imana iraziraharimbura. Oya, bakoze ibyaha Imana ikajya yatuma bavuga butumwa. Bakoze ibyaha Imana ikabaha message buri munsi. Kugeza ubwo Imana yabonye ko bitakihanganirwa, ngira manuka ijya inama na Aburahamu ngo ngiye kuharimbura. Kubwo urukundo Aburahamu arafite ati nubona yo 50 uzakiza nzabakiza, nubona 40 ngagenda manuka, kugeza ubwo yabonye Loti n'umugore we n'umuryango wa Loti wonyine abakurayo. Ngariko muka Loti yari afite umutima womatanya n'ubutunzi. Mwibuka ko bahawe itegeko ibintu by'Imana byose na avec condition, ntabwo ari ukwitwara uko wiboneye. Imana yabwiye ngo nimuhunge mugende, icyitonderwa hatagira umuntu ureba inyuma. Ngariko muka Loti yaragiye ati ubutunzi bwanjye ndabusize, ubutunzi bwanjye gutya gutya, kubwo kudaha Imana icyubahiro, ngahinduka inkingi y'umuntu. N'uyu munsi muri Isiraheli hari umusozi, iyo ubonye baravuga ngo uriya ni muka Loti wabaye inkingi y'umunyu. Byaturutse kuki? Niyahaye Imana icyubahiro. Imana ikubwira ijambo risa n'iryoroshye ukumva irimo kuvuga bisanzwe. Tugere mu gihe dutinya Imana kugera ku rwego twumva ko Imana iteye ubwoba. Hari ijambo rimwe rintera ubwoba. Mu gihe cy'umugabo bita Nehemiya, ngo urusengero rumaze kuzura, bararutashye abantu barabyina baranezerwa. Ariko abasaza barimo ngo bararize. Arubyiruko nirwo rwabyinye rwonyine. Uzi impamvu? Nuko abasaza baza urusengero rwa kera rwarimo isanduku y'Imana. Ariko urubyiruko rwo rurareba amakaro, rukareba decoration, bakareba ibyuma, bakareba bafure n'ibindi bintu bisa naho ari byiza. Ariko abasaza ba kera baza gakiza. Uyu munsi muri iki gihe dusohoyemo hari abantu buzuye agahinda kenshi, bakijijwe neza kera, bagifasha Imana cyane uyu munsi. Barareba bakabati aka niko gakiza Imana yatubwiye. Ndagira mbabwire uyu munsi Paulo agarutse yakumirwa. Yavuga ngo siko gakiza nabwirije abantu. Kuko abantu uyu munsi buracya mu gitondo kamere ye n'imyitwarire yagahita yumva niko agomba kwitwara. Oya, ahubwo gukizwa niki? Nukwemera kuyoborwa n'Uwiteka Imana. Nukwemera kugendana n'Imana. Nukwemera komatana n'Imana. Nukwemera zana icyubahiro cy'Uwiteka mu rugo rwawe. Zana icyubahiro cy'Uwiteka mu kazi kawe. Kuko nahoze nsenga Imana imishurira ubuzima abantu bari mu uyu munsi. Satani ntabwo yabujije abantu kujya mu kazi gukora. Yarabaretse baragenda buzuye mu masoko akomeye muri uyu mujyi. Baragenda bakirwa bicaye bagatahira aho ngaho. Satani ntabwo abujije abantu kubaka muri iyi minsi. Arabareka bakubaka ingo zizatuma biyahura. Satani ntabwo abujije abantu kubaka inzu. Arabareka bubaka inzu bazaririramo amarira bagasa naho atari inzu Imana yavuze. Uzi impamvu? Muri iyo nzu yawe, muri urwo rugo rwawe, muri ako kazi kawe haraboramo ikintu kimwe, haraboramo icyubahiro cy'Imana. Twasomye ijambo rintera ubwoba. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo bano bana bamaze kugera ku rwego Imana itakwihanganira. Imana yafashe imitima yabo irayinangira. Ijambo ryambwiye ngo kuko Uwiteka yashakaga kubica. Bari bageze ahantu Imana itakibasha kubihanganira.
hari ubuzima ubamo ugakora ibyaha Imana ikakwihanganira, ariko hari ahantu ugera Imana ikabona ko bitagikwiye kwihanganirwa. Sinzi niba unyumva mwene data, uyu munsi irebeho wisuzume. Sindi hano kugira ngo ucire urubanza, ahubwo ngere usubize amaso inyuma. Uracyahagaze nk'uko Imana yaguhamagaye uri? Wongera wambara umwambaro w'agakiza, ube mu mwanya wawe Imana igushakamo. Nicyo kintu Imana ishaka. Duhamagara icyubahiro cy'Imana muri iki gihugu cyacu, duhamagara icyubahiro cy'Imana mu isi, kandi niba gihamagaza umunwa ni imyitwarire. Hari ibikorwa tugomba kugira muri ubu buzima bikubaka imibanire mishya n'Imana, kuko uko ubuzima bwacu bugenda bugaragaza gusuzugura Imana no kutayiha agaciro no kutayubaha, nibyo bizanye ibyago byinshi. Kuko Bibiliya ngo munyitondere, munyegere, n'Imana bivuze, kandi munyubahe, kugira ngo ntabaconshomera akaburu ubakiza. Nitugira ibyago tubitejwe n'abantu n'ibindi bintu runaka, iminsi n'ibihe, ibyo Imana izabidukiza. Ariko nitugira ibyago tubitejwe n'Imana, ninde uzabidukiza? Mureke twongere twiyunga n'Imana, twomatane nayo, tuyifate, tuyikomeze, tugendane n'Imana. Twe kumera nk'abahungu ba Eli bavutse babona iwabo bavuga Imana, bagira ngo ahari Imana ni bene wabo. Imana idutabare mu izina rya Yesu. Turi gukorera Imana ya data. Ntabwo Imana igira abuzukuru, igira abana. Hari igihe umuntu aba mu buzima akajya avuga ati ubwo data yasenze na mama, nanjye buriya ndasenga, amasengesho yabona yambeshejeho n'ibiki. Ni byiza niba ufite ababyeyi bakijijwe, ariko icyitonderwa, ntabwo Imana igira abuzukuru, ahubwo igira abana. Mu maso y'Imana uri ikinege, wikwitwara uko wishakiye. Iyi message irakomeye, kuko Satani icyo ashaka si ikindi, ni ukugira ngo ba bana barishema kuri wowe baguhindukire nk'icyaha. Kubera iki? Iminsi tugezemo ni ibihe bigoye kandi bikomeye, bidaturutse ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Nuko abantu bimuye Imana mu mitima yabo no mu buzima bwabo. Byari bigeze ahantu Imana itakwihanganira kubona abo bana bakora ibyaha mu ihema ry'ibonaniro. Ubuzima tugezemo, ngira ngo kwihangana kw'Imana kumaze kuba guke cyane. Bitewe n'iki? Imana ikomeza ituma message zikomeye zo gukebura abantu, ariko rimwe na rimwe abantu bumva ari umuntu uvuze. Imana iragira ngo twongere twite ku magambo yayo, kandi wibuke Imana yavuganye nawe. Tutazamera nk'aba bantu mu gihe mwana Imana itugirenze cyane. Hemiya, urubyiruko rwarabyinnye. Hari umuntu uzakizwa muri iki gihe agira ngo niko agakiza kamera. Siko kari. Agakiza karatunganye, nigasirimuka, gafite izina ryako n'ubwiza bwa. Kuko iri terambere mureresha amaso, iterambere risimburwa n'irindi. Uyu munsi ibintu bigezweho, ejo hazaza ibindi bikomeye, ejo hazaza ibintu bizasimbura ibiri uyu munsi. Ariko agakiza nikagira ikindi kintu kigasimbura. Umuntu aba umukene akagira ishusho runaka, yagira amafaranga nabwo akaba afite indi shusho. Agakiza si uko kameze. Mu bihe byiza, mu bihe bikomeye, mu bihe bimeze gute, agakiza karacyafite imbaraga zako. Ubuzima dutuyemo uyu munsi ntibwahinduye umugambi w'Imana, ntibwahinduye icyo Imana itekereza, ntibwahinduye icyo Imana ishaka gukora, ntibwahinduye uko Uwiteka ashaka gukora. Bene data, mwumve imvugo y'Imana. Icyo Imana igushakaho ni iki? Haguruka upfukame, usenga kubw'umuryango wawe, kubw'igihugu. Hamagara icyubahiro cy'Imana, atura ibyaha bya bene wanyu. Bwira Imana ngo tugirire neza. Imana igutabare kugira ngo uyu munsi ubahagaze mu mwanya igushakamo, mu izina rya Yesu Kristo. Aba bahungu byageze ku gihe Imana ibabara, ihagurutsa. Buri Imana ni igitangaza cyane. Mujye mwitondera imirimo y'Imana. Uzi ko Imana yakoreshaga Abafilisitiya igihe cyose Abisiraheli, si n'Abafilisitiya gusa, n'andi mahanga. Niko Imana yabwiye Mose bava muri Egiputa, yaramubwiye ngo nzabatuzanya n'amahanga burusha imbaraga, kugira ngo nimunanira nzajya nkoresha ya mahanga mbakubite. Niko byagenze. Bajyaga bacumuza Imana, bajyaga barakaza Imana, igakora kuri Abafilisitiya n'abandi. Ngo Abafilisitiya baraza barwana nabo, ngo bica bwa mbere abantu 4,000. Mamaze kwica abantu 4,000, inkuru zirumvikana. Abantu barihuta ngo bigira inama, baravuga ngo mureka tugende dukure isanduku y'Imana tuyizane, nitumara kuyizana tuyishyire hagati aha Imana idukize. Ngo baragenda bayizana bashyiramo hagati, ariko batazi ko Imana yamaze kubareka kubw'icyaha cy'abantu babiri. Abantu babiri bateza kaga korari yose, abantu babiri bateza
itorero ryose akaga, abantu babiri bateza igihugu akaga. Kubera iki? Kuko badahaye Imana icyubahiro. Aho isanduku y'Imana yabaga hasaga n'aho ariho ku isoko, ariko abahungu ntibahaye Imana icyubahiro. Ariko ikintu gikomeye cyatumye ibi byago bibaho, ngo Imana yatumye umuhanuzi kuri Eli, iramubwira ngo ntawe mu bana bawe uzongera kuba umutambyi na rimwe iteka ryose. Byatewe n'iki rero? Ngo kuko batahaye Imana icyubahiro. Abana babaha Imana icyubahiro, bitwara uko bishakiye, ngo buriya ngo mwabana mwe ngo nyamara ngo ibintu Imana ngo ntibikunde. Reka da, haguruka urakare uvuge ngo si uko Imana iteye. Imana ntikunda ibyo. Kuki mushyigikira ibyaha? Ngo umugabo wanjye ubwo yaguye gasiganwa inzu ngo nanjye ngo ntacyo bitwaye ngo reka ninywere ngo Imana irabizi. Si ibyo ngibyo. Agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Nuba maso uzakiza ubwoko bwawe, nuba maso uzakiza igihugu cyawe, nuba maso uzakiza urugo rwawe, nuba maso uzacungura ubuzima bwawe. Ba maso n'icyo Imana igushakaho. Imana igutabare mwene data. Ese urarakaye ko mvuze message nk'iyi? Tuvuga message nk'izi abantu bakarakara, mwewe mamudutera ubwoba. Ntabwo ari ubwoba, uku n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi iyo abantu bamaze guta Imana, ntabwo bongera kumva message bakebura ibabwira ngo nimuze mu buntu bw'Imana muhindukire. Ariko umva icyo Imana igusaba, hagurukira kuyishaka, ushake mu maso h'Imana n'icyo Imana igushakaho. Umva ukuntu ijambo rivuze, Yesaya 48:11, haravuze ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Ntabwo Imana ishobora gutanga icyubahiro cyayo niyo byagenda gute. Bibiliya ivuga ngo uyu muhanuzi abwira Eli ibi byose. Eli ntabwo yarakigira umutima wo guca bugufi, ngo yaramaze no gusaza ari mu myaka 90. Ngaravuga ngo ubwo ari Uwiteka ubivuze ngo abikore uko ashatse. Imana ihagurutsa Abafilisitiya. Hari igihe umuntu arangara ntabere maso itorero ayoboye. Mwabashumba mwe mwongere muzane icyubahiro mu matorero muyoboye. Imana idutabare. Mu rugo rwawe wongere uzane icyubahiro cy'Imana, kandi bizashoboka. Nta kindi kintu gituma Imana yumva. Iyo abantu bapfukamye bagasenga, bakinginga Imana, bakayibwira ngo twarakubabaje, twagendeye mu byo udashaka, none turakwinginze tubabarire. Imana yunamura icumi ikababarira abantu bayo. Dawidi Imana aravuga ngo ntuzabara Abisiraheli, ngo abukeye ubwibonera amufata arabikora, arababara. Ngo Imana itumuhanuzi Gadi, ndavuga ngo haguruka uzamuke. Ngaragenda, agezeyo aramubwira ngo umva, Imana yavuze ngo igiye kuguhanisha ibihano bitatu. Icya mbere, mugiga kumara iminsi 3. Icya kabiri, kumara amezi 3 uhunga abanzi bawe. Icya kane, kumara imyaka 7 mufite inzara. Ngo Dawidi nahitamo na kimwe, aravuga ngo Mana mpisemo kugwa amaboko yawe. Dawidi yarazi guca bugufi agasenga. Bibiliya iravuga ngo Imana ihitamo ko mugiga ica mu gihugu iminsi 3, ngo hapfa abantu 75,000. Ibaze Dawidi ngo agira ubwoba atinya Imana, ngajya ku mavi arasenga, icyubahiro cy'Uwiteka kigaruka muri bo. Ntabwo tuzigera tugira amahoro mu mitima yacu igihe cyose tutahaye Imana icyubahiro. Tuzagira imodoka zo kuririramo, tuzagira amafaranga yo kuducira urubanza tukaya tudasinzire, buri munsi urota wapfuye, kabatera apfuye abantu baranyanga, ugatangira kugenda ushyira abantu ku ruhande. Bitewe n'iki? Nta cyubahiro cy'Imana kiri mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana kugira ngo ngere ku cyo nashaka kuvuga, Bibiliya ivuze neza ngo barabatera, barabarwanya, bafata isanduku y'Imana, barayinyaga bayijyana mu Bafilisitiya. Ngo hanyuma uwaje kuvuga amacumu abwira Eli ko abantu bapfuye. Ngabyumvishe arahanuka ku ntebe yari yicayeho, ngakubishozi kuko yari yemereye amaze gusaza ahita apfa. Hanyuma umukazana w'umugabo Eli, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye, muka Finehasi, ngo yumvishe iyi nkuru ahita abyara inda idakuze. Amaze kubyara inda idakuze, Imana idutabare, Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Yabyaye igihe kitageze kubw'ijambo rimwe rikomeye rivuga ngo ikirere, kuko banze kumvira Imana. Bateje ibyago abantu benshi cyane. Ngo umwana aravuka, ariko uyu mugore nawe ari mu marembere nko gupfa. Baramubwira ati humura, ubyaye umuhungu. Hari ibihumuriza bitazaduhumuriza tudahumurizwa n'Imana. Nta humure tuzagira muri ubu buzima igihe rizaba ritavuye ku Mana.
nta mbaraga tuzagira igihe zaba zitavuye ku Mana. Imana igutabara igusange mu izina rya Yesu. Umva rero ikintu cyabaye, ngahita yita uwo mwana ngo Ikabodi. Ikabodi birasobanura ngo nta cyubahiro cy'Uwiteka kiri aha hantu. Aravuga ngo icyubahiro cy'Uwiteka gishize muri Isiraheli. Nuko byagenze, icyubahiro cy'Uwiteka cyashize muri Isiraheli bidaturutse ku kindi kintu cyose, kuko Eli n'abahungu be bakoze ibi. Mutekereza abantu bapfuye ukuntu banganaga, biturutse kuki? Kubagombaga kurinda ibanga ry'Imana, batabaye maso. Uribuka Samusoni yapfuye akenyutse, yapfuye ari umusore. Bibiliya ntitubwira ngo Samusoni yabyaye abana 3, yubatse urugo rwiza, akora ubukwe. Sibyo, ngahubwo kubwo kudaha Imana icyubahiro, kubwo kurangara, kubwo kumena ibanga, yakuwemo amaso, ajyanwa mu Bafilisitiya. Ari abantu benshi uyu munsi bari gusya ingano mu Bafilisitiya biturutse ku burangare no kutumvira Imana no kudaha Imana icyubahiro, no kuba muze mutarimo icyubahiro. Mutekereze uyu mwana Imana yahinduye umushinga, akamara imyaka myinshi cyane yitaweho, message za buri munsi, aravutse, arakuze, bya bintu byose Imana yavuze, ariko apfuye atageze ku cy'Imana ishaka akora iteka ryose. Bitewe n'iki? Yararangaye, nta cyubahiro cyo kora. Nyuma yarihannye, Imana imugirire neza. Yagize kwihana ngo arapfukama, arasenga, abwira Imana ngo Mana, arasenga, Imana igutabare, ngo ngarurire umusatsi wanjye, ungere unzanire imbaraga zanjye. Ngamaze kuzizana ajya ku nkingi, asenya stade yuzuyemo abantu barapfa n'abapfiramo. Nuko ibya Samusoni byagenze. Dukwiriye kuba mu buzima butameze gutya, kuko Imana ishaka kugira ngo tugire neza. Imana yambwiye ngo mu buzima bw'abantu harimo iri jambo Ikabodi, mu ngo z'abantu, mu kazi, mu mibereho yacu buri munsi. Iyo witegereje muri iki gihe abantu b'Imana kubwo kurangara, ijambo ry'Imana ni iry'abantu bahinduye komedi. Uyu munsi iyo witegereje ubona abantu bafite ijambo ku mbuga nkoranyambaga nyinshi, ni abantu batizera Imana. Uyu munsi abapasiteri bariho ni basabe n'abayago, nibo bapasiteri b'iki gihe. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko uyu munsi ntabwo twabaye maso. Imana iduhe kuba maso no kurinda isezerano ryayo. Imana yavuze ngo mu buzima bw'abantu ngo harimo ijambo Ikabodi, risobanura ngo nta cyubahiro cy'Uwiteka kiri ahantu. Irindi jambo rya kabiri yambwiye ni ijambo Mara, bisobanura ngo ibisharira. Abantu bashaririwe n'ubuzima ku buryo abenshi muri bafite imigambi yo kwiyahura. Buri munsi aravuga ati ndiyahura, bukira ati yawe ejo ndiyahura, kuko imitima yanyu yamaze kuzinukwa. Bumva buri terambere ryose ugezeho rihwanye n'umujinya w'Imana. Imana yongere kugarukaho kugira ngo uhe Imana icyubahiro. Uwiteka garuka, gira umutima wihana, garukira Imana. Ijambo twasomye ryatubwiye ngo icyubahiro ku bwanjye nzabyikorera. Icyubahiro cyanjye sinzatuma icyubahiro cyanjye gihabwa abandi, ngo cyangwa ibishushanyo bibajwe. Imana irashaka kugira ngo tuyigarukire, kugira ngo nayo tugarukire. Gira umutima ugarukira Imana, gira umutima wizera Imana, gira umutima ushaka mu maso h'Imana, gira umutima ukurura Imana ukagendana nayo ku manywa na nijoro. Imana igutabare mu izina rya Yesu Kristo. Imana irashaka kugira ngo tuzibe ibyuho. Dufite ibyuho byinshi mu buzima bwacu, twagize icyuho Satani abona aho yinjira mu matorero menshi. Ibyari amabanga byagiye ku karubanda kubera ubuzima abantu barimo bwo kurangara no kudaha Imana icyubahiro. Imana ikura ijambo Ikabodi mu buzima bwawe, ikura ijambo Mara mu buzima bwawe, Imana ikura ibisharira mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndenda gusoza ndakubwira ijambo rimwe, mwene data, Uwiteka aragusaba gukanguka. Mujya mutekereza abantu bapfuye kubw'ibyo bihe, mutekereza imyaka yashize, ariko ijambo nakunze ni ijambo rivuga ngo umwana bitaga Samweli, muri ibyo bihe nibwo Imana yamuhamagaye. Imana igira abasimbura benshi, ntuzibeshye. Ahantu uri uyu munsi hahoze abandi, aho wicaye uyu munsi hahoze abandi. Ntukibeshye ko akazi urimo batagusimbura, bagusimbura. N'urugo urimo bagusimbura rugahabwa undi. Uyu munsi wava mu nzu urimo ukajya gukodesha, kandi uyu munsi wava mu gukodesha ukajya mu nzu urimo. Byose birasaba ko duha Imana icyubahiro. Iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyubakiye ku masezerano. Abantu bahawe ihumure kera. Uyu munsi twongere tube maso. Nimubona uyu munsi Imana iturinze ibintu by'intambara, ikaturinda ibyago byinshi cyane, si ikindi. Hari abantu babaye imbere y'Imana kera, bayiha icyubahiro. Iravuga ngo nanjye ndirahiriye ntanze umugisha mu gihugu cyacu. Kandi iyo witegereje abantu barakize pe cyane mu buryo budasanzwe. Ikibabaje ni uko ubwo butunzi bwazanye kwimura Imana. Ariko se byari bikwiriye ko wakoreye Imana utagira umwenda n'umwe? Uyu munsi umaze kugira myinshi uhinduranya, ukabona ko Imana nta kikumariye.
byari bikwiriye ko ugeze kubaho urya rimwe ku munsi cyangwa ukabana n'iminsi 3 utarya. Uyu munsi ukaba ufite ibyo kurya unamena, ariko ukabona Imana itagikwiriye icyubahiro mu buzima bwawe. Imana yashaka kugira ngo duhindukizwe no kuyegera no kuyiha agaciro. Mwene data, sigaho, garukira aho ngaho, ibyo wakoze birahagije. Kuba wumvisha iyi message uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana, ntiwinangira umutima, ntusubire inyuma udakoze icyo Imana ishaka gukora, nujye kure y'Imana. Ayo mahanga wagezemo, wari uzi kuzagera mu mahanga, none uyu munsi uguwe neza, wibagiwe Imana. Zana Imana aho uri. Ese kuki wahinduwe n'abantu? Imana yakujyanye muri ayo mahanga idatunguwe, yari izi ko uyu munsi uzaba wicaye muri icyo gihugu cy'amahanga. Ariko ikibazo kirabaza ngo ugezeyo wagumanye kwera kw'Imana? Ugezeyo wagumanye gutinya Imana? Ugezeyo wagumanye gusenga nk'uko byahoze kera? Uracyumva ijwi ry'Imana? Wese uracyari mu murava wawe? Nabuze aho nkorera Imana? Oya, ahubwo wabuze icyubahiro cy'Imana mu buzima bwawe. Imana ikuri ijambo ikabodi mu buzima bwawe. Mwene data, Imana yampaye message ikomeye. Yambwiye ngo abantu bongere bapfukame babe imbere y'Imana mbere yuko umwaka usoza, ngo bagirane isezerano n'Imana. Imana ishaka kugira ngo yongere girane isezerano n'abantu bayo, ariko iri sezerano rirabanzirizwa no kwihana. Tube imbere y'Imana twihana ibyaha, twemera intege nke zacu. Urabizi ko wasubiye inyuma. Uyu munsi ukuri si ko wahoze kera. Abapasiteri barambabaje, nagiriye ibikomere mu itorero, nibyo, ariko ibuka umuhamagaro wawe, ibuka wavuye ukagwa. Nagize ibikomere muri itorero, nagize ibikomere muri korali, none bamwe twamaze kurekura intego yacu. Wahize umuhigo imbere y'Imana, uravuga ngo Mana nzagukora. None se warapfuye? Imana igutabare. Wagize ibikomere nibyo mu itorero, mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, ariko ikibabaje wahagaritse kubana n'Imana. Guhagarika kugenda mu murongo Imana igushakamo ni nako guhagarika icyubahiro cyawe. Uyu munsi abantu bari mu mibare, rimwe guteranyaho rimwe ni kanga. Ibyo ngibyo nubwo buzima nyene. Niko abapasiteri bayoboye itorero, niko abantu bayoboye amakorali, niko abantu bayoboye ingo zabo. Nzajya ngira gutya ngo umugore ntabimenye. Abantu bize ubwenge kugera ku rwego uyu munsi umugabo yirwandikira n'abasa bagera mu nzira bagakora bimeta kugira ngo atagira umuntu umenya. Mwimuye icyubahiro cy'Imana, mwamenyereye Imana. Imana ishaka kugira ngo tugarukire aho ngaho. Nugukura bimeta kugira ngo atagira umuntu umenya kuri umugabo. Ufite abakobwa benshi batendetse ngo muzakora ubukwe, bazi kuri umusore, kumbura umugabo ufite abana. Imana igutabare. Ese umuntu umeze gutya azasabira urugo rw'umugisha Imana iburuhe? Ubwabyo ntiwemera kuri umugabo, Imana izaha umugisha urugo rwawe gute? Warangiza ukajya mu kazi, Mana mpa amafaranga. Ntabwo Imana izaguha amafaranga yo gutunga urugo no gusohokana abakobwa b'inshoreke. Ibyo bintu ntibishoboka. Hari imibereho tubuze muri iki gihe kubwo kutaba mu murongo Imana idushakamo. Imana igutabare, ikurengere mu izina rya Yesu. Mwene da, uhagaze gute muri iki gihe? Wireba abandi, wowe wirebeho gusa. Irebe wisubize. Kera nahoze meze gutya, none uyu munsi meze nte? Niki Imana igushakaho si kindi. Turi mu buzima busa no kujisha Imana nkaho Imana itareba. Imana irareba kugeza ku rwego ibyo ugendera mu byo wakwishamo byose irakubona. Imana yavuze ngo ashaka kongera gukora isezerano n'abantu bayo, ariko icyitonderwa. Urabona umwanya uri mu uyu munsi, Imana yaze kicana nawe mukajyana isezerano. Ese Imana yagutangira uramenya uko yajya gutangira kera? Imana igutabare. Uzi ko Imana ihindura imvugo uburyo ivuga ku bantu bitewe n'imitima yabo. Ntabwo Imana ijya yita abantu ngo bana banje bitewe nuko bari mu byawo ya irita bwoko bwayo. Imana igenda ihindura imvugo, bana b'abantu muzagezeyo kunyimura, bana b'abantu. Nuvuga ngo Imana iguhindurira izina. Uzaba umwana w'Imana igihe uzakora ibyo gushakaho cyonyine. Si igihe witwara uko wishakiye, ni igihe Imana ishaka gukora ibyo ishaka gukora. Ntabwo ari igihe wowe ubwawe uhitamo ibyo ugomba gukora. Imana igutabare, kubabarire. Mwene data, tugiye gusenga Imana. Ese uhagaze mu mwanya Imana igushakaho? Imana yambwiye ngo umwaka utaha ni umwaka wo kongera gutoranya, guhamagara. Umwaka wa 2022 ni umwaka Imana ishaka kongera guhamagara abantu, ikimika. Kuko iki ni igihe Imana igiye kwimura abantu, ikongera ikimika abandi. Abantu bageze hejuru baribagirwa, ariko Imana ishaka kugira ngo twongere dusubire inyuma tugaruke ku itangiriro. Wibuka wavuye ukagwa, wibuka imirimo y'Imana. Imana ishaka kugira ngo duhagarare mu buntu bwayo, kandi duhagarare dufite imbabazi zayo, dufite kwitinya no kwizera. Imana igutabare mwene data. Umwaka utaha ngo ni umwaka wo guhemba no guhana, kandi umwaka utaha ni umwaka
w'imbabazi z'Uwiteka. Ni umwaka Imana izakoramo imirimo ikomeye kandi itangaje. Ni umwaka Imana izongera gukorera mu itorero. Ni umwaka Imana izagaruka ku bantu bayo. Nubwo nanone hari ibihe bikomeye cyane, kuko hazabaho kondisiyo zikomeye cyane, abantu baza mu buzima bumeze nkuvuga ngo ibi bitabaye ibi ntibishoboka. Imana ishaka kugira ngo dukanguke tube maso. Mwene data, uri maso? Ese uhaye Imana icyubahiro nk'uko ibigushakaho? Ba maso, wibuka ko icyubahiro cy'Imana itazagihundi. Imana igutabare ikugarukeho mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo sengane nawe. Bibiliya yuzuye abantu benshi cyane, ingero nyinshi z'abantu bahaye Imana n'abatahaye Imana icyubahiro, z'abantu bagiye bakerensa ibintu by'Imana. Buri usomye Bibiliya wasanga abantu bameze nk'ayo benshi, ukabona n'iherezo ryabo. Icyo nzi ni kimwe, nuko iherezo ry'umuntu utabanye n'Imana neza ritagera riba ryiza. Ese ujye utekereza ko ubuzima buzarangira? Reka twibaze, uyu munsi uramutse upfuye wajya hehe? Ese uhagaze mu mwanya wawe n'Imana? Imana igutabare. Igitangaje, abantu bamaze kuba abanyantege nke, ibintu byose barabyeza. Uwo bantu bahagaze mu ijambo ngo Imana ngo ni inyarukundo, ngo ni inyembabazi, kandi koko niko kuri. Ariko ntabwo Imana izahora iruhanya n'abantu bayo. Icyo Imana igushakaho ni kimwe, nuko uyumvira ugakora ibyo ishaka, si uko witwara uko wishakiye wowe, ahubwo nuko witwara uko Imana ishaka ko witwara. Nuko ugendera mu murongo Imana igushakamo, nuko uyizera uko ibishaka, nuko womatana nayo nk'uko Imana ibishaka, nuko ugendera mu by'Imana ishaka kubamo mu izina rya Yesu. Muri iki gihe abandi bari barangaye, nicyo gihe umugabo witwa Samweli yakoreye Imana. Nakunze iri jambo ngo Samweli abana n'Imana ngo umuhanuzi, ngo abantu bose bamenya yuko Samweli yarundumukiye mu buhanuzi. Nubwo twakwanga kumvira Imana, hari abantu bumviye Imana. Gukizwa n'ibikunanira ntuzabeshyira agakiza. Hari abantu bakijijwe neza kandi barundumukiye mu buhanuzi, bafashe Imana bakomatana nabo bakayikomeza. Ese ufashe Imana? Imana igutabare ikugirire neza. Ndashaka gusengana nawe ko turi mu mpera z'umwaka, ku mwaka ugiye kurangira. Ese itangira ryawe ni irihe? Isoza ryawe ni irihe? Imana idutabare. Niko biri, abantu baracyakomeje gutaha kandi abandi barimo gutungurwa n'urupfu batiteguye kubw'uburangare. Imana idutabare. Yesu akugirire neza. Umwaka wa 2022 ni umwaka w'imbabazi z'Imana. Ni umwaka Imana ishaka kugenda n'abantu bundi bushya. Ni umwaka Imana ishaka abantu bagenda bafite ikimenyetso kandi kivuye ku Uwiteka. Ni umwaka Imana ishaka kugira ngo abantu bagendane nayo bafitanye ibanga nayo n'isezerano, baza aho bajya. Imana idutabare rero kandi tugire neza. Iki cyari igihe cyo kugira ngo twongere dusange Imana. Imana iduha umurongo mushya w'ubuzima, umurongo mushya w'icyerekezo cy'ibyo tugomba kubamo. Imana idutabare tugarukaho cyane mu izina rya Yesu. Cyane cyane bene data muri mahanga baba diaspora, mwumve message y'Imana. Imana irababwira ngo mwongere mutunganye ingeso zanyu, ngo kandi mwibuke ko Saduraka, Meshaki na Abedenego n'abandi bakozi b'Imana bageze hariya barimo ba Danieli biringiye Imana kandi barahana abantu batavuga Imana batanayubaha, bakomeza isezerano ryabo. Imana ishaka kugira ngo ukomeze isezerano ryawe n'umugambi, ukora icyo Imana yakujyanye muri ayo mahanga. Wibuke Imana, ntusenga imana zo muri ibyo bihugu, ahubwo usenga Imana yo mu ijuru yakwambukije ikakugeza aho abantu uyu munsi uri utatekereza ko ari kuburi. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo dusengane Imana. Wasubiye inyuma? Ese waraguye? Pfukama aho uri dusengane Imana. Mana ndagushimiye kuri mwiza, urakoze kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga. Hari umuririmbyi nakunze yaririmbye neza, haravuga ngo muze mwenyine twihererane, ngo musanga ahantu hatari abantu. Haravuga ngo dore umwijima urabarembeje, ngo n'imiruho irabarembeje. Ndasenze rero Mwami Imana, ndakwinginze kugira ngo ugaruke ku bantu bawe kandi waho umutima ukumenekeye. Kandi Imana ndasenze kugira ngo abemeye guca bugufi bagarukeho cyane. Uhimbabaza abantu bawe. Dusengeye igihugu cyacu, usuka ububyutse muri cyo n'imbabazi muri bo, ugaruke ku itorero cyane. Umwuka wera akorane natwe, kuko ijambo ryawe rivuga neza ngo mu minsi y'imperuka ngo nzasuka umwuka ku bantu banjye, abahungu n'abakobwa bazahanura, ngo abasaza n'abakecuru bazarota. Ndasenze rero kugira ngo umwuka wawe wera akorere mu itorero cyane, ugaruke ku bantu bawe cyane, babazi zawe zibe kuri bo cyane, kandi wigaragaze mu izina rya Yesu. Isanduku yawe isobanura icyubahiro mu izina rya Yesu cyawe. Turasenze kugira ngo wigarurire hagati muri twebwe, twongere tuba ubuturo bwawe, nkuko Pawulo yavuze ngo mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka.
turasenze kugira ngo udutabare kandi imbabazi zawe zibe kuri twebwe. Urakoze kuduha ibirenze ibyo tugusabye. Ngamanukira kurengera umuntu wese, abasuye inyuma bagarukeho, abaguye babyutse, wiheje icyubahiro muri byose. Urakoze gukora ibirenze ibyo ngusabye, ni mu izina rikomeye rya Yesu Kristo senze nizeye, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Shalom shalom.